reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema kudukurikirana hano kuri Bivugwe TV umunsi ku munsi ko bwije nuko bukeye ni iby'agaciro gakomeye cyane kubana namwe. Imana ikumpera umugisha utagabanyije niba warakoze subscribe kandi nawe ugiye kuyikora akakanya Imana iguha umugisha. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukanda subscribe hanyuma rero ukore no kunzogera urabudufashije cyane. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nahoze mbabwira ku nkuru y'umwana w'umukobwa witwa Ingabire Samantha wishwe n'umusore mugenzi we witwa Irakoze Angelo, aho rero bikomeza kugenda bivugwa ko uyu mwana w'umukobwa witwa Ingabire Samantha yari yasuye mugenzi we Angelo muri ghetto yabagamo mu karere ka Rulindo, bikaza kurangira mwishe hanyuma rero nyuma yo kumwica nawe akaza guhita yiyahura. Ni inkuru iteye agahinda, inkuru yakomeje kugenda ishengura imitima ya benshi, aho by'ukuri uyu musore ubwo yari akimara kwica umwana w'umukobwa yahise yandika ubutumwa bukomeye cyane twagiye tugenda tubutangaza kandi nawe mwagiye mukomeza kugenda mubibona, aho yandikiye umuryango w'iwabo w'umwana w'umukobwa avuga ko yamaze kumukuramo umwuka ndetse rero kubyakira bikaza kubagora cyane. Ngira ngo rero ku munsi w'ejo nibwo umuryango kwa Ingabire Samantha baje gushyingura mu cyubahiro umubiri wa Ingabire Samantha, bamukuye ku bitaro byo mu karere ka Rulindo, yaje gushyingurwa mu cyubahiro nyine byagiye bikomeza kugaragara. Ngira ngo rero kuri uyu munsi nanone nibwo uyu musore w'umugizi wa nabi nawe yaje gushyingurwa, ubwo rero ubwitabire bw'abantu bagiye gushyingura umubiri w'uyu musore wabashije gukora aya marorerwa butabaye bwinshi, ahubwo amashusho yakomeje agaragarira ijisho ry'umunyamakuru, bigaragara ko ari abantu bake cyane bitabiriye umuhango wo gushyingura umubiri wa Irakoze Angelo, akaba ari nawe wakoze aya mabi yose mu by'ukuri, akaba ariyo wishe Ingabire Samantha ndetse nawe akaza gusangwa yimanitse mu mugozi wa supaneti yashize mu mwuka. Ngira ngo rero bakimara kwinjira mu nzu basanze imibiri ibiri yamaze gushira mu mwuka, ari wo Ingabire Samantha ndetse n'uyu mwana w'umusore witwa Irakoze Angelo. Mu gihe rero impfu zabo zakomeje kugenda zitera abantu benshi ubwoba, mu gihe benshi nabo bakomeje kugenda bavuga ko imperuka ikomeje kuza bitewe n'ibikomeje kugenda bibaho muri iyi minsi. Ni mu gihe iyi minsi hakomeje kugenda hagaragara amarorerwa menshi ndetse n'impfu bitandukanye. Ni ukwihanganisha umuryango wo kuri Ingabire Samantha mu by'ukuri, kuko uyu mwana w'umukobwa bigaragara ko yazize urupfu rw'agacinyaguro cyane, ubwo uyu muhungu nyine yari amaze gutangaza ko yamaze kumwica kandi bagomba kuza gutora umurambo, akahita nababwira aho baza gutora umurambo. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda rero, kuko Zaburi y'ibice 147 ku murongo wa 3 haratubwira hati akiza imitima imenetse kandi apfuka inguma z'imibabaro yabo. Nta mpamvu yo kugumana n'agahinda mu by'ukuri. Gusa ibi bikimara kuba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyarateye uyu musore kwica mugenzi we ndetse nawe akaza kwica. Nubwo rero we yakomeje kugenda yohereza iwabo wa Samantha ubutumwa bwinshi, ni mu gihe rero ubwo bashyinguraga Samantha benshi bakomeje gutanga ubutumwa bavuga ko ubwo uyu musore rero yari amaze kwica Samantha atari ubwa mbere yari abitangaje. Bavuze ko hari n'indi minsi yagiye avuga ko mu by'ukuri azamwica, ariko bakaza kugira ngo nibiri aho ngaho. Biza kurangira rero umugambi we awushyize mu bikorwa, ibintu mu by'ukuri by'ubugwari cyane. Benshi bakomeje kugenda bamunenga. Benshi rero ku munsi w'ejo bakomeje kubona inkuru batangaza byinshi bitandukanye mu buryo bishakiye, ariko biravugwa ko uyu mukobwa Samantha yaravuye iwabo agiye gushaka stage mu mujyi wa Kigali, ariko bikaza kuba ngombwa ko aca kuri uyu mwana w'umusore. Biza kurangira rero umugambi we awushyize mu bikorwa wo kwica Samantha. Nta kindi rero twavuga tuti iruhuko ridashira. Mu marira menshi ndetse n'agahinda kenshi n'ikiniga cyuje umubabaro, benshi mu bo mu muryango wa Samantha bakomeje kugaragaza buryo ki Samantha yari umwana mwiza kandi witonda. Bakomeza gutangaza ko yakuze yiga amashuri ye, mu by'ukuri ntabwo yigeze asuzugura ababyeyi kandi yakomeje kubana neza na muri sosiyete y'abantu bakomezaga kugenda bagendana umunsi ku munsi. Umuhango wo guherekeza Samantha ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi, ni ikirori mu by'ukuri nubwo cyari cyujemo imibabaro ndetse n'agahinda. Murabizi ko kubura umuntu
mu by'ukuri birababaza kandi bitera agahinda. Hari harimo abantu benshi cyane kandi mu by'ukuri mu ngeri zitandukanye bari baje kwifatanya nabo mu muryango wa Samantha guherekeza umubiri wa Samantha wavuyemo umwuka. Bivugwa ko ari ku itariki 24 nubwo byaje kumenyekana ku itariki 24 ubwo ubutumwa bwari bumaze kugera mu muryango wa Samantha bakiruka bajya gutabara kugira ngo barebe koko ibyo umusore yavuze ari byo. Bakimara kuhagera rero basanga ari byo, maze bahita biyambaza inzego z'umutekano nazo ziraza zirabatabara. Niko guhita rero bajyana imibiri kwa muganga kugira ngo ibashe gupimwa, ndetse rero baza gusanga uyu musore yarishe Samantha we akaza kuba yarawushizemo umwuka yimanitse muri supaneti nk'uko umuryango wa Samantha wakomeje kugenda ubitangaza. Iperereza rikomeye cyane rero riri gukorwa na RIB kugira ngo n'ubundi hamenyekane icyaba cyarateye uyu musore kwica uyu mwana w'umukobwa, dore ko rero bivugwa ko ubwo bakimara gusanga iyi mibiri mu nzu basanze harimo laptop ndetse n'agakapu uyu mwana w'umukobwa yari yitwaje, aho abandi bakomeza kubitangaza mu buryo butandukanye, ariko ukuri guhari ku byatangajwe n'umuryango wa Samantha, dore ko ari nabo bahageze mbere, bavuga ko uyu mwana yari agiye muri stage i Kigali kandi yari yitwaje mashini ndetse n'agakapu, aho bivuga ko yari agiye gukora stage kandi akazajya ataha mu miryango yabo ituye mu mujyi wa Kigali, ariko bikaza kurangira urugendo rwe rutarangiye neza, ahubwo bikarangira asize ubuzima. Nk'uko rero nakomeje mbivuga mu makuru y'ejo nabagejejeho hano kuri Bivugwe TV, nababwiye ko umwana w'umukobwa aribwo yari asoje amashuri nk'uko amakuru y'abaturuka mu miryango ye bakomeza kugenda babitangaza, naho umusore we akaba yari akiri mu ishuri aho mu by'ukuri yigaga kuri IPRC Tumba, dore ko rero uyu musore yari afite imyaka 20, naho umukobwa akaba yari afite imyaka 19 y'amavuko nk'uko mu miryango yabo bakomeje kugenda babitangaza mu makuru yizewe. Ntabwo byari byoroshye rero mu gushyingura Samantha, yari amarira menshi ndetse n'agahinda gakomeye ku gituro, ndetse ubwo bari bari kumushyingura abantu benshi bakomeje kubabara cyane bitewe n'uko bamwambuye ubuzima akiri muto, dore ko Samantha n'ukuri yari ari umwana muto cyane, kandi nk'uko amaso akomeza kugenda kwereka iyi shusho uri kugenda ubona y'umwana w'umukobwa uranga kuri screen, urabona ko ari umwana w'umukobwa wari ukiri muto, kandi mu by'ukuri bigaragara ko yari agifite byinshi byo kuba yakora kandi akanakorera igihugu byinshi, ariko bikaza kurangira bamwambuye ubuzima. Nubwo nyiri kubikora nawe yaje kuyimanika mu mugozi wa supaneti nawe akaza kuhasiga ubuzima. Nta kindi rero twavuga tuti iruhuko ridashira kuri Samantha Ingabire, Imana imwakire mu bayo kuko natwe twese niyo nzira niho twerekeza. Hanyuma rero mbashimire cyane. Hanyuma rero RIB nayo ubu ngubu iri mu kazi kayo, iri mu iperereza rikomeye cyane, ni nyuma yuko n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara abantu benshi bakomeje kugenda bakora amarorerwa hirya no hino, dore ko hari abagabo ndetse n'abagore bakomeje kugenda barushaho kwihekura. Ibi byose rero nibyo bakomeje kugeraho gati isi iri mu kurangira kwayo, iyi ni imperuka irimo kuza bitewe n'ibintu bikomeje kugenda biba hirya no hino koko. Ngayo nguko rero reka dusaba Imana kugira ngo ikomeze itwongerere imitima ikomeye kandi dushyiremo umutima wa kimuntu mu by'ukuri, kuko ibyo dukomeje kugenda tubona byo ntago byoroshye. Munyemerere mbashimire cyane, muri abantu b'agaciro cyane gakomeye. Imana ibampera umugisha kubw'umwanya wanyu muba mwafashe mu kawuduha kugira ngo tubane hano kuri Bivugwe TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ndabashimiye cyane, ibyo mukora byose bigende neza, turabakunda cyane.